turakwakiriye wiyumvemo ikaze. Nge muri kumwe, amazina yanjye nitwa Umuhoza Clementine, tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu tugiye kuganira mu kiganiro cyacu. Nitwa Abayisenga Papi Moise, nkaba ndi ingaragu, ndi umusore mu buzima busanzwe. Urakoze cyane Moise. Ikiganiro cyacu tugiye kuganira ku muryango wacu ari wo Rwanda Youth Human Right Forum. Moise agiye gutangira tubwira ese uyu muryango ni muryango ki, muri bantu ki? Murakoze. Ndakosoroho gato, ni Rwanda Youth Forum Human Right Organization. Ni umuryango udaharanira inyungu kandi utegamiye kuri leta. Ni umuryango watangirijwe n'urubyiruko rwahuje imbaraga kandi ugamije guharanira nk'uko byumvikana uko witwa, ugamije guharanira uburenganzira bwa muntu, ariko turi basically twibanze cyane ku burenganzira bw'umwana kandi n'urubyiruko. Iyo tuvuze uburenganzira bwa muntu ariko tukaba kuri child right, hano mu Rwanda tuzi neza ko amategeko y'u Rwanda, iyo utari wuzuza imyaka 18 uba uri umwana, kandi nanone iyo uri mu myaka 10 guhera ku myaka 16 uba uri urubyiruko. Niyo mpamvu rero navuze ko tuzibanda cyane ku bana bato n'urubyiruko. Uwo muryango watangiye 2015, utangirira ahitwa Inyamasheke, ari naho icyicaro cyawo gikuru kiri. Twatangiye tureba kubera iki abana b'abakobwa bagiye babyara inda z'imburagihe rimwe na rimwe babuzwa uburenganzira. Nibwo buryo twatekerejemo guhuza imbaraga turi nk'urubyiruko kugira ngo dutangize igikorwa cy'uyu muryango nyirizina. Dutangirira Inyamasheke ibikorwa byawo n'ubundi kandi ari bishingiye guharanira uburenganzira bw'umwana w'umukobwa. Urakoze cyane kudusobanurira uyu muryango. Ese uyu muryango ugamije iki? Uyu muryango ugamije byinshi, kuko uyu muryango iyo uvuze Rwanda Youth Forum Human Right Organization, ngiye mpita ko mvuga ko uvuze byinshi kandi unasobanuye byinshi kandi uzanakora byinshi. Muri ibyo byinshi rero harimo ubu dufitemo umushinga project twise n'inkundi project. Iyo uvuze n'inkundi project ikubiyemo ibintu byinshi nk'imbere muri n'inkundi, kuko turareba uburenganzira bw'umwana, turagaruka babayeho bate, turagaruka kuri bari abana bari gukoreshwa mu bijyanye n'ubusambanyi mu by'uburaya, bari kujya mu mihanda, turagaruka ku bana bari kubatwa n'ibiyobyabwenge, turagaruka mu kurwanya ihohoterwa bakorerwa. Uyu muryango uvuze ibintu byinshi, tuje gukora ibintu byinshi kandi tuje dufite imbaraga nk'urubyiruko. Urakoze cyane. Ese uyu muryango twumvise ko titre yawo utangizwa na Rwanda. Ese ntabwo wenda wakwaguka ku buryo wahinduka, cyangwa se uje gufasha abanyarwanda gusa? Uzafasha iki muri rusange ku isi hose? Mu bitekerezo yacu, icyambere twabanje kureba, kuko burya ujya gutera uburezi arabanza akabwibanza. Hano mu Rwanda twabanje kureba, amaso yacu yabanje kureba u Rwanda, ariko kuba dutangiza na Rwanda Youth Forum Human Right Organization, niba twagiye mu burenganzira, guharanira uburenganzira bwa muntu, ntabwo tubuharanira hano mu Rwanda gusa. Ariko ese ko mbere yuko tureba hanze y'u Rwanda, hano mu Rwanda ho bimeze biti? Tugomba kubanza tukareba, tukavuga ngo ese ibibazo biri hano mu Rwanda byo byakemutse? Ariko ntekereza ko ibyo tuzakora tubihuriyeho n'indi miryango myinshi nayo iri hirya no hino, kuko tugenda tureba connection, tugenda turacyashakisha connection. Hari indi miryango ikora nk'ibi, hari indi miryango iri mu bihugu duturanye, ariko uyu munsi twe turi kureba hano mu Rwanda, ariko ntago uburenganzira bwa muntu ntago buharanirwa hano mu Rwanda gusa. Turaboranira nibyo koko, ariko rero ntago twebwe dufokasinga inyuma y'u Rwanda, tutari twabanza ikibazo kiri mu Rwanda bwacu kitari cyakemuka. Kuko nitureba abana barahohoterwa, ese mbere yuko tujya guharanira uburenganzira bw'abana bari muri East Africa inyuma y'ibihugu by'u Rwanda, ese mu Rwanda ho ikibazo cyakemutse? Ariko dutekereza ko mu mikoranire n'izindi organization, mu mikoranire n'andi mahuriro y'amaorganization akora ibintu bigiye bitandukanye, turagenda duhuza ibitekerezo, ndetse n'ibyo turi gukora mu Rwanda niba biri kugenda neza, nabo baturebereho, nabo babikore mu bindi bihugu. Urakoze cyane. Ubwo ndumva uyu muryango uzakomeza ndetse ukareba n'ibibazo biri kure y'u Rwanda mu bindi bihugu bya Afrika ndetse n'ibindi bihugu bitari ibya Afrika. Ese uyu muryango wawe ufite abafatanyabikorwa? Uyu muryango nk'uko nabivuze watangiye 2015, tutangiza nje nyirizina naricaye ndatekereza nyuma yo kubona uburyo
abana bahohoterwaga. Hari ahantu hamwe nakoreraga mu bice byo mu cyaro Nyamasheke, ndeba abana uburyo babayeho nyuma yo kuba bari abanyeshuri bagaterwa inda z'imburagihe cyangwa inda zitateganijwe, batabanje kuvuga ngo ni igihe, kuko ntiyarageze igihe cyo gusama. Ndeba uburyo babayeho, ndeba n'imibereho yabo, mbona nge binkoza ahantu. Rero buriya akenshi rimwe na rimwe hari igihe abantu bumva ko gutangira umushinga cyangwa gutangira igitekerezo bingoma ngo uhite kubona abafatanyabikorwa. Kugeza uyu munsi nta bafatanyabikorwa dufite, kandi ntibyatuje gukora ibikorwa, kuko uyu munsi dufite abana mu bigo by'amashuri twagiye, bamwe hari abavuye ku mihanda, hari abandi tugenda dufasha mu buryo butandukanye. Dufite cases z'abana twamaze gutegura uburyo tugiye guharana uburenganzira bwabo mu mategeko. Urumva ko ibikorwa birahari, ariko uyu munsi ntago navuga ngo dufite nta mufatanyabikorwa rwa approachinga, kandi natwe turacyari mu nzira, turi mu nzira yacu nziza kugira ngo naza aze abona ko dufite umurongo mwiza wo gukora. Turi mu nzira y'ibikorwa kugira ngo n'umufatanyabikorwa naza mbese aze akuruwe n'ibikorwa ari kubona, kandi abona yuko ibyo bikorwa turi gukora bifite umumaro, kandi bifitiye umumaro abantu muri rusange, abaturarwanda. Urakoze cyane. Ese ukimara gutekereza iki gitekerezo ndetse ukabasha kuba wagishyira no mu bikorwa, ntabwo wigeze uhura n'imbogamizi cyangwa se wenda nk'abantu wagiye ugisha inama baguca intege, wabyitwayemo ute? Imbogamizi ntizabura, n'abaguca intege ntibabura. Ndabyibuka 2015 ubwo navaga i Kigali nerekera Nyamasheke, ariko mu mutwe wanjye arimo gutangiza iki gikorwa. Hari umuntu umwe twaganiriye duhuye, mubwira yuko ndi gutekereza gukora umuryango udaharanira inyungu ariko ugamije kurengera uburenganzira bw'abana. Nabonaga aho ngaho muri ako gasantre ka Nyamasheke aho bita Miryazo, ariko nkibimubwira ntago yabyumvishije. Yarambwiye ngo ubu ngubu amafaranga yawe ukoreye already yuko uje kuyaspendinga for nothing, ati ngwino uhombe nk'uko abandi bahombye. Iyo nkiza kuba ntaratekereje ngo numve ko ngomba kuguma ku gitekerezo cyanjye, banara giving up nkabireka. Ariko uyu munsi ngewe nari nizeye yuko igitekerezo cyanjye ngomba kukigeraho, ngomba no kugera ku ntego zanjye. Hari benshi nahuye n'abanci intege, bamwe hari ikigo kimwe cya primaire twagiye dufataho abana. Nari mfite abana nkuye aho ngaho ku muhanda mbajyana kuri icyo kigo cya primaire. Umuyobozi w'icyo kigo ambwira yuko afite n'abandi bana bababaye, ngo mbashakira support y'ibikoresho, amakayi n'amakaramu. Ariko aho ngaho muri quartier batangira kuvuga yuko mfite umuzungu ari kuma amafaranga ndi kuyarya, ntari kugeza ngo amakayi natanze ni make. Ngo ibyo byose byari ibintu byashobora kunca intege, ariko ngewe ntago nirinze kubitekerezaho cyane. Nge natekereje niki, kwanza natekereje nshaka gushyira mu bikorwa, niki natekereje nshaka kugeza kuri abo bana b'u Rwanda babaye, niki natekereje nshaka gukora kugira ngo ngire uruhare mu kubaka u Rwanda nifuza, ngire uruhare mu kubaka uriya muturage uri hariya ariko ufite icya kibazo nge namaze kubona kugira ngo ntekereze umushinga. Nibyo byatumye nta giving up, ngoma ku gitekerezo cyanjye. Ariko abaguca intege, abakubwira ko bidashoboka bo ni benshi, kuko n'uyu munsi hari abakwereka ko bidashobora gushoboka, kandi wowe uramaze kubona umurongo yuko ibintu bishobora gushoboka. Urakoze cyane. Ese waduha nk'urugero ibikorwa mwaba mwarakoze? Urumva 2015 nibwo hari hatangiye kugenda hagaragara ibikorwa runaka. Waduha nk'urugero mu bikorwa bimwe na bimwe mwagiye mukorera abana b'Abanyarwanda? Dufite ibikorwa bitandukanye, kubera ko uyu muryango sinakivuzeho, ariko uyu muryango uri gukorera mu turere 30 tw'igihugu. Biragoye ko nta karere na kamwe tudafitemo byibuze aba volunteer babiri. Ubu turi gutegura tour yo kugira ngo tugende tubasure. Turi gutegura uburyo hakorwa amahugurwa kugira ngo bahugurwe, bahabwe pake yo kugira ngo nabo bajye guhugura abandi. Ibikorwa turabifite. Ubu tuvugana dufite urubanza rw'umuntu wahohotewe, watewe inda, ariko umugabo amuteye inda abanza guhakana umwana. Uwo muntu amenye ko turi gukora, yaratugannye atubwira ikibazo cye cyuko yamutsinze mu rubanza, ariko kurangiza urubanza umugabo akaba yaramushyizeho amananiza. Uyu munsi yamaze kutwegura procedure yo kugira ngo twebwe dushake, kuko dufite abanyamategeko dukora nabo bakorera imbere mu muryango. Yamaze kudushyikiriza dossier ye, turi muri procedure yo kugira ngo urubanza rwe rurangire, kandi biri mu nzira nziza. Ubu ngubu twamaze kubitereta bigeze nko kuri 55%. Dufite ikindi urundi rubanza umunyamategeko wacu ari gukurikirana, yamaze gutegura dossier. Ubu dusigaje kuyiransa mu rukiko. Umwana w'imyaka 14 ufite umwana w'imyaka 2 mu karere ka Nyamasheke. Uwo mwana
yarahohotewe, hari abagize ifatanyacyaha, kuko uyu munsi iki cyaha cyo guhotera kiri mu byaha bidasaza. uwo mwana uwamuhohoteye yacikishijwe n'abantu kandi ababyeyi be bamwohereza hanze y'igihugu, kandi uwo mwana yari ari muri urwo rugo. Iyo nayo ni dosiye turi gutegura, nayo igeze kuri 65 kugira ngo tuyishyikirize ubutabera, umwana abone uburenganzira bwe. Dufite indi case ebyiri Muhanga. Dufite case y'umugabo wataye urugo, ariko uyu munsi ntago amenya yuko yasize umuryango ugomba kubaho. Ni muri bya bindi muri za case turuvuga duharanira uburenganzira bw'umwana. Umugabo avuye mu rugo nta mpamvu yamukuye, kandi abana bakeneye kubaho neza, kuko kubaho neza ntago ari byo basaba, ni uburenganzira bwabo kubaho neza. Umugabo afite akazi arakora, ariko ntashaka kugira ngo atange ibisabwa kugira ngo abana babeho neza. Ibyo ngibyo nabyo biri mu iyo ni case yindi dufite Muhanga. Dufite indi case Muhanga nanone y'umwana wahohotewe akiri muto, ahohoterwa n'umuntu baba i Kigali, nyuma aza gutandukana n'uwo muntu, ariko yarajyaga muhohotera akamukanga, umwana ntabivuge, ariko yaje kongera kumubona ari mukuru. Nyuma yo kumubona umwana yatangiye kugira trauma. Dufite ibintu bamaze kuduhereza bigaragaza yuko uwo mwana hari ibimenyetso agaragaza ko umuntu yamuhohoteraga, kandi n'uwo muntu nawe mu messages bagiye bahanahana bigaragara yuko yamwibutsaga ibyo bakoraga kera. Iyo nayo ni case dufite i Muhanga. Dufite ibikorwa by'amatsinda, dufite amatsinda atandukanye muri Muhanga, harayo dufite muri Nyamasheke, harayo dufite hirya no hino hatandukanye. Twagiye dukereye amatsinda muri Karongi, bese hirya no hino tugiye dufite amatsinda atandukanye y'abari abana bagiye baterwa inda z'imburagihe. Turashaka kubafasha iki? Icyambere ni ukubanza kubakorera counseling, kubahumuriza, kubera ko bari abana babana n'ihungabana ridasanzwe. Icya kabiri ni ukubigisha, no tumaze kubahumuriza tugomba kubereka yuko gukora bishoboka. Niba hari n'abashobora gutekereza kujya mu ishuri, nta wamenya mu gihe kizaza dushobora kubona uburyo tongera kubaho umurongo bagasubira mu ishuri. Dufite abana tugenda duha ibikoresho bitandukanye by'amashuri. Abo bana bari mu ishuri bari kwiga, ibyo nabyo ni ibikorwa tugenda dukora. Dufite n'abandi turasura ama transit center muri Nyamasheke, turatanga mu ibiganiro. Hari n'abandi bana ubu hari abagiye bava muri zo transit center, nabwiye ko bazaza urudi namaze kwakira telefone zigera muri enye, nabo ejo bundi bazaza nabo tubafashe kugira ngo bave muri ubwo bwigunge, bareke kongera gusubira muri ubwo burara, bareke kongera gusubira muri uko kunywa ibiyobyabwenge, ahubwo bajye ku murongo mwiza. Ndatekereza ko ibikorwa byo ni byinshi, n'ibindi turi gutegura gukora ama approach kugira ngo, kuko ntago tugomba kurinda bari yabyagezeho, ntago tugomba kubana na bari yabyagezeho ingaruka, ahubwo tugomba no kwegera nabo ingaruka zitari zageraho, kugira ngo nabo ejo cyangwa ejo bundi batongera bagahura na cya kibazo nk'icyo bari yabahuye. Ndumva ibikorwa byo ni ibyo ngibyo, ariko hari n'ibindi byinshi biri turi gutegura bigiye kuza. Murakoze. Rero ndumva umuryango wawe uzaza gukemura byinshi haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. So rero umuryango numvise harimo izina urubyiruko, kandi wambwiye yuko mu turere mugiye mufitemo aba volontaire. Tugana ku musozo nagira ngo mumenye, ese washishikariza iki urubyiruko kujoininga wenda umuryango wanyu? Ni iki wabwira urubyiruko muri rusange? Murakoze cyane. Ibyo kuvuga ni byinshi. Ikintu cya mbere mbwira urubyiruko ni birindi bishuko. Ni birindi bishuko. Hanze turi gushukwa n'ibintu byinshi, kandi nibyo biri gutuma tuba muri ubu buzima bubi turi kujyamo. Ariko ikindi ngaruka inyuma gato, ntago ari umuryango wanje ubu ntago ari umuryango wanje, kuko dufite team nini dukorana nayo. Dufite abantu benshi dukorana n'umuryango w'abantu bagize Rwanda Youth Forum Human Rights Organization. Ikindi icyo kubwira urubyiruko, mbere na mbere urubyiruko nirwiyumve ko rufite ubushobozi, rufite imbaraga, bya bindi bashukishwa nabo ubwabo bashobora kubyigezaho. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, niba tugane dukorane kugira ngo tugire ibyo duhindura. Hari ikibazo ngiye kimbabaza iyo numvishije rimwe na rimwe, nanabyumvishije, by the way I'm sorry kubivuga ahangaha imbere y'itanga ya kamera no mwitangazamakuru, avuga ngo ntago bishoboka yuko ngo umuvuduko uri mu guterwa inda kw'abana b'abangavu ngo ushobora kugabanuka. Ariko ndagira ngo mbibutse, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, umudamu hano mu Rwanda ntabwo yari afite ijambo.
ariko kubera ubumwe n'imbaraga abantu bahuje uyu munsi bari mu nzego nyinshi zifata ibyemezo. Why not uru rubyiruko ruri kwangirika twebwe tudashobora no niba natwe nk'urubyiruko kuki tudashobora guhuza imbaraga ibyo bintu tukabirwanya? Byashoboka. Icyo nicyo kintu cya mbere nababwira. Ariko nanone birashoboka ariko nge mbigizemo uruhare nawe ukabigiramo uruhare n'abandi bari kutureba bari kudukurikirana muri iki kiganiro, cyane ko hari ibiganiro byinshi tuzadutegura bizaba bitambuka kuri no channel. Nababwira yuko buri munsi cyangwa buri teka ryose nzajya mbashishikariza kugira ngo baze dukorane, tugire uruhare mu guhindura u Rwanda, maze tugire uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza, maze tugire n'uruhare mu gusenya bya bindi byose tubona bidashobora gukorwaho kandi byangiza rwa rubyiruko rwacu rw'u Rwanda. Urakoze cyane kubw'ikiganiro udusangije. Twishimiye cyane kumva uwo muryango uzaza uje gufasha byinshi urubyiruko ndetse n'isi muri rusange. Na ikindi nababwira nibakore subscribe, share, comment, like kuri no channel kugira ngo bajye barushaho gukomeza gukurikirana ibiganiro bizajya bitangwa ni organisation umunsi ku munsi kugira ngo tubashe uyu munsi twari kugira ngo tubanze tumenye uyu muryango ni muryango ki, ariko ubutatu tuzaza dufite n'abandi tuganire kuri byinshi kugira ngo tumenye uburyo bwo gukora n'uburyo dushobora gukoramo kugira ngo tugere ku ntego twihaye. Murakoze cyane.